usenga isengesho ryo gushima Imana uhagaze aho bwe mu Mana ndagushimiye kuri iyi tariki ya 12 kwitorezo kubwingo naje mu gusengera nk'uko irangije umwaka itangiye undi mwaka nanjye utangirane nanjye muri uyu mwaka batangiyemo wa kabiri utangirane nanjye uhorera imirimo n'ibitanga ufungura inzira ufungura umugisha ufungura inzira z'urugo ufungura inzira z'urubyaro ufungura inzira z'akazi ufungura inzira zo kwishyura amadeni ufungura inzira aho abantu babuze njyewe mpabonere ndagira ngo dusenge Imana yacu Imana igira neza Imana itabara Imana ihambaye Imana Elohim Imana Adonai Imana ndakwinginze mbere ya siporo uyu munsi